Cy'Ububyutse muri twebwe amahanga bimenye utwuzuza umwuka wera duhabwa indimi nshya umuriro utemere muri twebwe karuru ububyutse nk'itorero urukundo rwamaze gukonja bahamagarira gukomeza zintwara nezira zimpamagara wowe utanitabe akirata twongere imbaraga imitsi irushaho kutuzamura Cy'Ububyutse muri twebwe amahanga bimenye utwuzuza umwuka wera duhabwa indimi nshya umuriro utembe muri twebwe karuro ububyutse nk'itorero Cy'Ububyutse muri twebwe amahanga bimenye utwuzuza umwuka wera duhabwa indimi nshya umuriro utembe muri twebwe karuraga banzirizaho Yesu ushimwe Yesu habwa icyubahiro haleluya ndabashuje beza ndabifuriza amahoro abonerwa mu mwami wayo Yesu Kristo umwana w'Imana ho honyine gusa nongeye kubifuriza guhirwa nawe abakunzi be muhirwe muri zose haleluya muri iyi si ngo dufashe igihe mu ntambara kandi koko intambara ntizizashira ntabwo zizashira ngo keretse uzizana utuma ziza akuyeho akajyana n'urupfu rwe n'ibyago bye byose akajyana no gushuka abantu no kubatesha umutwe akajyana no kubahindura ibikoresho bye by'ubugome ariko Yeshua Mashiya Mesiya bari mu isi yarazutse yaranesheje ubwo butsinzi nibwo dufite ko kunesha niko dufite ubwo butware nibwo dufite kandi tubifitiye uburenganzira koko ntabwo turimo kubivanga Yesu aduhana umugisha rero nagira ngo nongere mbibutse ko wa munsi ari uyu nguyu ari uyu munsi itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2023 saa 4 z'ijoro isaha y'Iburayi n'u Burundi na Rwanda ya turutanwaho amasaha 6 hamwe na hamwe muri Amerika muri Canada n'amasaha 6 turutanwaho byaba byiza tubanye muri veye y'uyu munsi kuruta wenda kuzahabwa audio cyangwa ni byiza ko tubana hari impamvu ni byiza ko tubana uyu munsi ni byiza ko tubana kugira ngo dutangirane n'iki gicaniro cy'ububyutse kigiye kumanura imbaraga kigiye gusobanura mu by'ukuri ukuri kigiye gushyira ahagaragara abakorera Imana by'ukuri n'abayiryarya kigiye gutandukanya urumamfu n'ingano haleluya Yesu aduhana umugisha rero nagira ngo mbibutse ngo muze tubane dutangize ibintu bishya mu biyaga bigari muri Afurika hagati Yesu rero akomeze buri wese
ashaka ko haba, buri wese umwuka wa Kristo ashaka ko haba wese akureho inzitizi zose mu izina rya Yesu Kristo. Abadafite amamega bayabone mu izina rya Yesu Kristo. Inzira zose zitazurwe kugira ngo uze kuba mu mwanya wawe. Rero ndanezeranwa namwe kandi ijuru riraba riri kumwe natwe, ryabyiteguriye cyane kuko ni igikorwa cyaryo. Haleluya, karibu. Buri umwe wese wumva akorwaho, buri wese ufite icyo yabwiwe ku bubyutse, buri wese ufite icyazi, ntago ndimo kuvuga idini cyangwa ababyitirira, ndavuga uwo nguwo kuko ufite ikibitsanyo cy'Imana muri we cyuko ibihe byageze kugira ngo ububyutse buturike, kandi buraturikira hariya muri Afurika hagati. Haleluya. Umwuka wera azadusobanurira byinshi kandi dukomere, nitutagwa isari, nitutabivamo nta mpamvu. Igihe cya kindi twateguriwe kirimo gusohora. Chingando muri iryo joro, umbeho biyorosi bigunira, barira uyu murwa batuyemo, kuko bazawugiyemo baranamuka. Benshi baranamutse, zantwarane ziraye mu nzira, zimpamagara ngo Uwiteka nitabe, ati data twongerere imbaraga, kuko iminsi irarushaho kutunamura. benshi baranamutse. Ububyutse muri twebwe amahanga bimenye, utwuzuza umwuka wera duhabwe indeshya, umuriro utembe muri twe, ayiwe garura ububyutse bw'itorero, garura ububyutse muri twebwe amahanga Nitwe bihereyeho. Haleluya. uzuza umwuka wera, Nitwe tugomba kuyabwiriza amahanga. Yes. umuriro utembe muri twe, Garura ububyutse mu itorero. Ndimo nawe urimo. Garura ububyutse mu nawe urimo se? Nawe urimo muri ubu bubyutse busutswe, wiyambuye ibyakubuza byose, ibishami bishaje warabikuyeho. umuriro utembe muri jyewe, Mana we, garura ububyutse mu itorero. ubyutse muri jyewe amahanga bimenye, unyuzuza umwuka wera, kandi umpa indimi nyinshi nshaka none, umuriro mwinshi utembe muri jyewe, kandi garura ububyutse mu itorero, garura ububyutse mu itorero, garura ububyutse mu itorero. Bene data bakundwa, ntabwo ntagenda muri aka kanya. Hashobora kuba hari ushaka gukizwa cyangwa se ushaka kugaruka kuko nawe ibyo yari arimo abizi. Reka Imana imuhe chance. Wowe wizeye ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, reka ngufashire isengesho uti: Mwami Imana, numvise ko Yesu ari we nzira, kuri n'ubugingo, kandi kwizera kuzanwa no kumva. None aka kanya ndamwizeye kandi amwakiriye mu bugingo bwanjye, ngo ambere umwami, umukiza n'umucunguzi. Amaraso ye nanyizeho ibyaha byose, ambabarire buri cyaha cyose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Anyandukure mu gitabo cy'urupfu, anshyire mu gitabo cy'ubugingo.
amaraso ye ndayizeye ko ariyo ampindura umwana w'Imana. Data nuyabona umbariho gukiranuka kuko nizeye none natuje akanwa ndakijijwe nk'uko ijambo ryawe rivuga. Ntandukanye n'isi y'umwijima, ntandukanye n'ubwami bwa Satani, ahubwo nje mu bwami bwawe bw'amahoro. Mwami Yesu, urakoze Data kunyemeye nk'umwana wawe ku bwa Yesu. Urakoze Mwuka Wera kugiye gutangira kunyigisha, ukandera, ukankuza nkagera ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Data ndakwereka abangaba nuko bakizwa, nuko bimeze, urizera ukatura, bikakubera ikimenyetso, bikakubera kontra ugiranye na Kristo Yesu, ijuru rikakwandika. Ubu ngubu wowe wizeye uranditswe mu ijuru. Nuko bimeze, nibyo kwizera ntabwo bishakishwa muri matematike, ntabwo bishakishwa mu na science. Science ntabwo yabifata kuko byarayisize, birayisiga. Haleluya. Wowe rero ndagushinganisha mu mbaraga zazo Yesu mu bapfuye umaze kwizera, ngaho utangira inzira nshya, ariko ukijijwe mu gihe kibi kuko Antichrist yakajije umurego. Rero ubwo nuko buri gihe nugushakira Mwuka Wera. Mwuka Wera akaba ari we ukuyobora, akaba ari we kubera umufasha, akaba ari we kubera imbaraga, akaba ari kubera umwigisha, akaba ari kubera umwinginzi, akaba ari kubera umujyanama. Haleluya. Ndagusengera Mana, ndagusaba, ndasengera uyu nguyu wakiriye umwana wawe kugira ngo umurinde abajura b'inzererezi b'ibisambo, babicanyi bashaka kugaragara no kumenyekana, maze bakica izi mbuto ziba zivutse, bakazicira mu ntuza zivutse zikiri impinja. Bibarinde Mwami, urwanya ababarwanya, aba n'abana bawe bavutse. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Wowe ufite ibyo urimo ntago mbizi, wenda uhawe aka kanya kugira ngo usabe Imana imbabazi, kugira ngo ujye mu murongo. Ariko se kuki wakwirimbuza? Ariko ni iki cyatuma urimbuka koko? Data ndakwereka abangaba, aba ni abakristo, aba bitirirwa izina ryawe, ariko sinzi ibyo bari barimo. Haratsinzwe rwose, agusaba imbabazi kandi uzimuhe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Turi kumwe nijoro rero, muze mufite Bibiliya, Bibiliya muze muzifite, amakaye n'amakaramu, muze mudatetse, muze muryamishije abana, muze mutarangaye. Haleluya. Kuko turaba turi kuri free conference call, ku buryo nituvuga ngo mute mujye kuri mute, nituvuga ngo muve kuri mute muyiveho, kubera ko ntabwo Imana ariyo twagira second hand. Rero Imana ibanezereze. Cy'Ububyutse muri twebwe, amahanga bimenye, utwuzuza Umwuka Wera, duhabwa indimi nshya, umuriro utembere muri twebwe. Karuru ububyutse mu itorero. Naho mukanya, ndavuga mukanya kuko turi ku manywa hano ya Canada na Amerika, bashobora kuba ari bwo bugicya, kuko turi imbere yaho amasaha 6. Rero turi kumwe saa 4 z'ijoro. No kuri wowe Imana yagize ikibwira ntubure, please ndakwinginze kabisa, ndakwinginze. Intwari mwumvise ko zananiwe, ubu ni intwara nibo ziri mu nzira. Haleluya. Yesu aduhana umugisha bene Data.